gukina ahubwo dukunda kwidagadura. N'ikimenyimenyi umwaka ushize twakinaga muri mu rwego rwa FIASA, abaturushije bazajya gukina muri Tanzania, ariko natwe dufite aho twageze. Ikipe y'abatarengeje imyaka 13 naho twafashe umwanya wa kabiri mu Rwanda mu gukina football. N'umupira byo kuri stade ya Muhanga, naho twahitwaye neza. Ntitwatwaye igikombe cya mbere, ariko uyu mwaka ibyo bikombe byose turabishaka. Nkuko mubibona hano dufite ikibuga cy'umupira, yenda ntabwo kimeze neza, ariko ku rwego rwacu kiradushimishije kandi kiradufasha kuko hari n'abatagifite. Ikindi nuko mubo mwazanye nabonye harimo abize hano, ubwo nabo banza batuye umupira. Harabize hano, ubwo naho hari icyo bahakuye. Aha muje rero mu karere ka Rubavu, nkuko mubizi ni muri Brazil. Aravuga ngo aza dusuhuze, turamuha umwanya ku buryo atubwira byose. Yego. Ubwo rero ntabwo tugenda mu mupira gusa, nubwo mu mvugo bavuga ko ari 12, hano turiga tugatsinda. Abanyeshuri bacu ba P6 uyu mwaka nibura 12 bujuje ikizamini cya leta 30/30. Reka rero sabe Perezida wa Sport yigire hino abimbwire, atubwire n'abafatanya muri timu ya Rayon, hanyuma atubwire n'abakinnyi, batubwire rwose n'ubutumwa bw'uyu munsi. Murakoze Padiri, umuyobozi w'iki kigo. Mbere na mbere munyemerere mbanze mbaramutse abayobozi, abarimu n'abana bacu. Muri aho mwese? Mu izina rya Rayon Sport ndabaramukije, mbifuriza amahoro y'Imana. Twaje hano mu kigo cyanyu hano muri Brazil yo mu Rwanda. Twaje kubasura kugira ngo tuganire nka Rayon Sport, ekipe ikomeye. Ariko mbere ya byose reka mbanze mu izina rya Rayon Sport, mu izina ry'abo twazanye n'abandi, mbashimire kubera ibintu bibiri. Icya mbere baravuga ngo roho nziza mu mubiri muzima. Turabashimira kubera ko mukunda Imana, musenga, mwiga, mukamenya ubwenge, mugatsinda. Nagira ngo abampera amashyi. Ndabashimira ko nyuma y'amasomo, nyuma yo gusenga, nyuma yo gukora indi mirimo, mukora na siporo, mugatsinda, mukagera ku rwego rw'igihugu, mukaba aba kabiri, ubutaha muzaba aba mbere. Babampera amashyi. Ngiyo rero roho nziza mu mubiri muzima. Ibyo bifite byombi, uba uri umwana w'umunyarwanda, uba ejo ari wowe uzaba diregiteri w'ikigo, uzaba perezida w'uru Rwanda, uzaba minisitire, uzaba padiri, uzaba umukinnyi, uzayobora Rayon Sport n'abandi. Ni mwebwe gihugu cy'ejo. Ibyo rero turabibashimira cyane, mwarakoze. Dushimira n'ubuyobozi bwanyu kuko buzuza izo nshingano zombi, roho nziza mu mubiri muzima. Nagira ngo rero mbabwire ko twifuje kubasura, twifuje kuza hano muri iki kigo, tubisaba ubuyobozi buratwemerera. Twifuje kuza kubasura ngo tuganire, tubashimire imyigire myiza uko mukora siporo, ariko tunaganire ndetse tunabereke abakinnyi banyu mukunda n'abayobozi
ba Rayon Sport, cyane cyane tubereke hari uwize hano wahagaze hano ubu ngubu ukina muri Rayon Sport gutaha izamu. Umwanya uraza kugera bamubereke. Ni wowe dukunda nta yindi kipe yaza ku mutima. Horana Imana umutwari n'intsinzi. Dushimire cyane ubuyobozi bw'ikigo, dushimire abarezi, dushimire abanyeshuri mwese kuva muri materineri, muri nasari kugera muri segonderi. Tubashimire cyane, mwakoze. Uyu munsi rero twifuje kubasura nka Rayon Sport kugira ngo tubaganirire, sibyo? Ariko tunabereke n'abakinnyi banyu mukunda. Turifuza ko abafite impano zo gukina umupira mwitayarisha mukazaza gusimbura aba bagabo babari imbere. Nagira ngo mbanze mbamurikire itsinda ry'abatoza bose begera hano imbere. Abatoza ba Rayon Sport, reka duhere ku mutoza mukuru wa Rayon Sport, hari Ingingo Francis. Mumuhe amashyi menshi cyane. Reka baramutse. Mwaramutse neza. Nanje ndishimye kubona ngaha. Nta bintu byinshi mfite mvuga mu myaka iza nk'abakinyi ushaka kuzamura tuzoba dukorana nanje mu myaka iza. Dufite umutoza wungirije yitwa Rwaka, mumuhe amashyi. Dufite umutoza w'abanyezamu yitwa Vladimir, mumuhe amashyi. Uyatoza umunyabrazil mugenzi wanyu Boneri, mumuhe amashyi, mumwongere amashyi. Barakoze cyane abatoza. Tujye mu bakinnyi rero. Mukunda nde? Mukunda nde? Kubacamo ibyiciro rero kugira ngo mubamenye neza, turahera mu izamu. Abanyezamu ba Rayon Sport bari hano, mwegera imbere. Murabazi abanyezamu? Yitwa nde? Yitwa Adolphe, mumuhe amashyi. Uyaheruka gusezerera Abarabu, ejo bundi niwe wabasezereye, mumuhe amashyi. Yitwa Boneri, uyu hano. Ni umunyabrazil. Ni hano. Mumuhe amashyi. Aba nibo banyezamu dufite, ariko ni Kigali tuhafite abandi. Barakoze cyane. Ninde wifuza gukina muri defense hano ya Rayon Sport mu myaka iri imbere? Wowe. Duhere hano, yitwa Samuel, akina mu mutima wa defense, mumuhe amashyi. Yitwa Felicien, mumuhe amashyi, akina kuri kabiri. Yitwa Mucyo Didier, mumuhe amashyi, akina kuri kabiri. Barakuzi? Wape. Yitwa Mitima Isaac, mumuhe amashyi. Yitwa Jean-Marie Vianney muvandimwe, mumuhe amashyi. Amashyi yanyu hari inyuma, amashyi menshi cyane. Yitwa Eric, akina mu mutima wa defense, mumuhe amashyi. Aba bose ejo bazugarira izamu, nta gitego na kimwe kigomba kwinjira, sibyo? Sawa, murakoze cyane. Duhere hano iburyo, yitwa Ndekwe, mumuhe amashyi menshi cyane. Uyu yitwa Roger, Kanamugire Roger. Uyu yitwa Messi.
uzi imyaka afite 17 mumwongere Messi 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 Messi. Murakoze cyane. Mbirizi Eric Mbirizi uyu hagati dore bagira gutya abanyereza imipira mumwamashyi. Yitwa Osaruwe Orise mumwamashyi. Yitwa Master François Mugisha Master mumwamashyi. aba hagati ejo do umupira uzavugira gutya utembera mubongera amasi bagenda. Murakoze cyane. Barutayizamu yitwa nde uyu se mubabwire Nuwanyo hano mumwamashyi amashyi menshi cyane. Haji muramuzi do Esenu yitwa Musa Esenu mumwamashyi. Muramuzi uyu yitwa Paul Were uyu muramuzi Kasongo yitwa Prince Rudasingwa. Uyu niwe yaruka kuduhesha itike asezerera abanyaribiya mumwamashyi menshi cyane menshi. Uyu we ntabwo tumuzi Onana yitwa Onana. Murakoze cyane mubaha amashyi menshi cyane. Ijambo nari mfite n'ibyo gushima tubashimira rwose bakoze kuza kudusura. N'umukino w'ejo abatuzagera kuri stade tuzakurikirana kuri radio. Mwumvise uriya mungu atazi kuvuga ntiyashobora kuwufana yabishobora yego. Ubwo rero ni ahacu si ahacu ni ahacu. Ngaho rero ngiye kongera kubasubiza ijambo batubwire uko batubonye n'icyo batwifuzaho. Nibarangiza abanyeshuri ba primary muri huta mu mashuri kugira ngo mufate ifunguro ryanyu. Tugiye kubasigira nka Rayon Sport n'ubu ngubu mukurikira. Icya mbere ni ukubifuriza kwiga mu gatsinda nk'uko musanzwe mubikora. Icya kabiri ni ugukunda siporo harimo n'umupira w'amaguru kuko abenshi turabategereje muri Rayon Sport y'abakobwa na Rayon Sport y'abahungu, kubera ko kwiga mu gatsinda ni mwebwe bayobozi b'ejo b'iki gihugu, ni mwebwe ba minisitiri, ni mwebwe abadepite, ni mwebwe abasenateri, ni mwebwe ingabo z'igihugu, ni mwebwe babikira b'ejo, ni mwebwe abapasiteri b'ejo, ni mwebwe abapadiri b'ejo, ni mwebwe uru Rwanda ruri mu maboko yacu, sibyo? Ntabwo ruzaba ingaruzwa muheto, ntibishoboka kandi duhari. Ikindi rero gukora siporo, kwiga bituma twirinda ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byica ubuzima, tujye tubyirinda. Iyo ukora siporo, iyo ukunda siporo, wirinda ibiyobyabwenge, ugira urukundo rwa mugenzi wawe, ukagira urukundo rw'igihugu cyawe, ukagira urukundo rw'Imana yaturemye. Icyo nicyo tubifuriza.
ahasigaye muzakure neza. Turashimira abarezi banyu. Ahasigaye nagira ngo hari impano twabazaniye, ngira ngo mpe umuyobozi cyangwa se abakobwa n'abahungu. Iyi mipira mujye muyikina, mukomeze impano zanyu muzigaragaze. Mu minsi itaha tuzajya tuza kubashaka hano tubajyana muri akademi ya Rayon Sport. Dukeneye abakobwa, dukeneye abasore kugira ngo duteze imbere Rayon Sport. Ahasigaye rero turabasezeye, tugiye kwitegura. Muratwifuriza intsinzi, twese izaba iyacu. Tubaragije Imana yabaremye ibaho umugisha. Murakoze cyane. Ni wowe dukunda, nta yindi kipe yaza ku mutima. Horana Imana umutwari n'intsinzi. Uratangira utwibwira amazina yawe, witwa nde? Nitwa Uwamariya Francine. Wiga mu wa kangahe? Niga Siniatu. Ikipe ya Rayon Sport uyu munsi yaje kubasura, abakinnyi, abatoza ndetse n'abakozi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Ni igikorwa mwakiriye muti? Iki gikorwa cyo kuza icyo twabonye, twasuwe na Rayon Sport, twari tuyiteguye uko bayitubwiye. Twumvise mbese kugira ngo mugire hano twabonye umwana atinze kubera n'urukumbuzi twari tubafitiye. Twababonaga ku mateleviziyo muri gukina, none twari twifuje no kubonana namwe amaso ku yandi. Kuba tubabonye twabyishimiye cyane. Niki wari ufitiye amatsiko ku ikipe ya Rayon Sport? Nshaka kureba niba njye nababonaga kuri televiziyo, nkavuga se bari abantu uko bakina kuriya, ubwo nanjye nabishoborara. Si ubwo mwabariya ni abanyarwanda se? Uko mbona bakina, mbona badakina nk'abanyarwanda. Nifuza kureba niba ari abanyarwanda ba nyabo, kugira ngo nanjye ngire ubushake bwo gukomeza impano yanjye. Ni ubuhe butumwa wagenera ikipe ya Rayon Sport? Ubutumwa nagenera ikipe ya Rayon Sport ni uko yakomeza umuhate, igakina ishyizemo imbaraga, kandi ko natwe tuyikunda, ko u Rwanda ejo heza ari ahacu. Natwe tuzashyiramo imbaraga nk'izo bashyizemo kugira natwe tube ibyamamare.